yavuze ko atazongera kwiyamamariza kuyobora Rayon Sport. Perezida w'ikipe Rayon Sport Uwayezu Jean Fidèle mu kiganiro yakomeje avugana n'itangazamakuru yaje gutungurana n'ubundi ku rundi ruhande avuga ko byashoboka ko bamugiriye icyizere agatorwa mu kipe Rayon Sport nta kabuza ashobora kuyiha amahirwe akongera akayiyobora. Ati ese ku rundi ruhande ko ubuyobozi nka Sikoro bwemeza neza ko Uwayezu Jean Fidèle ari umuyobozi mwiza abareyo, mwebwe muratekereza iki kuri Manda Itaha Uwayezu Jean Fidèle? Gusa ibi si byo turaza kwibandaho muri aka kanya cyane kabone nubwo turaza kubiganiraho gatoya mu nkuru yacu ikomeye cyane naguteguriye muri aka kanya. Ni mu kiganiro gikomeye cyane Uwayezu Jean Fidèle yaje kugirana n'igitangazamakuru gikomeye, aho yagarutse ku bintu bitandukanye ndetse agaruka ku byo kuba umusirikare nyuma y'ibihe bidasanzwe byaranze igihugu cy'u Rwanda. Mbanje kubihanganisha ndetse mukomere mwihangane kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Perezida Uwayezu Jean Fidèle ni umwe mu bageze ku buyobozi tariki ya 24 Ukwakira, ndetse bivugwa neza ko yahawe manda ingana n'imyaka 4. Vuga ko yatowe mu 2020. Iyi ni ya viziyo bavuze, dore ko byaje mu ibintu bikomeye cyane. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu ku gatandatu tariki ya 29 Nyakanga 2023, Uwayezu Jean Fidèle yatangaje ko atazongera kwiyamamariza kuyobora Rayon Sport. Gusa iyi ngingo yaje n'ubundi kuyihakana mu kiganiro gikomeye cyane bigeze kugirana n'ikinyamakuru kidasanzwe gikurikiranira hafi ibijyanye n'imikino hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kigaruka ku nkuru zikomeye ndetse zemeza neza ko Uwayezu Jean Fidèle ngo bamugiriye icyizere bakamutora yakongera kwiyamamaza muri Rayon Sport. Yagize ati nsigaje umwaka umwe n'amezi 2, imyaka 4 ikaba irarangiye muri mu kipe Rayon Sport. Twahuye n'imvune zikomeye byinshi, murabizi twaragowe cyane. Bwa mbere badutora bavuga ati se uyu nari umusirikare watwinjiyemo. Ku rundi ruhande nibyo abareyo batekereje ibindi bintu, ariko mu by'ukuri ntabwo nazanywe n'undi mugambi nk'uko bajya babivuga. Hasenga ikipe Rayon Sport yaje nayijemo harimo ibintu bijyanye n'amakuru yizizi, amafaranga twe tubereyemo, andi makampani n'ibindi bigoye cyane. Ibi byatumye tudafata gahunda ihamye yo kugura abakinnyi baremereye, ndetse tuza no kugira tugiriye intege nkeya, Rayon Sport ikagenda ijya hasi. Ko navuga ko muri iyi myaka 4 ishize twagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo ikipe Rayon Sport ikomeze kumererwa neza. Twarwaye ibikombe 4, dushobora kongeraho n'ikindi cyangwa bikaba byakwiyongera, ariko ntekereza ko Rayon Sport nta kuntu tutakoze. Muzi namwe ibibazo by'amafaranga byari muri Rayon Sport. Nizera ko ntashidikanya twagerageje gukora ibyiza muri Rayon Sport. Muri iyi shampiyona yatangiye 2021, ikipe yabaye iya 7. Aha ni ubwa mbere ikipe Rayon Sport yari itunguranye. Bwa mbere abareyo noneho bahita barakara, babigaragaza mu mitwe yabo ko badashimishijwe ni ekipe habe na gato. Abakinnyi bavugaga ko bameze nk'ibirere bakina mu kipe Rayon Sport, bari ku rwego rwo hasi ukomeye cyane. Ubu tuvugana ikipe Rayon Sport imaze kwitabira imikino ikomeye irimo wa Al Hilal Bengazi yaje gusezererwa kuri penalite
mu buryo bukomeye cyane, ngo byagizwemo uruhare n'abayobozi nk'uko abafana bajya babishinja Uwayezu Jean Fidele. Avuga ko uruhare rwa mbere ari ukuzana abakinnyi bari ku rwego rwo hasi babaswa gusinyisha abakinnyi bafite amakuru y'izizi effect, ndetse ibyo bakora birimo ibyo kuba abakinnyi badafite urwego rwiza mu mikinire, abandi bakaza bagaforopinga bakava mu kipe badakinnye kandi bahembwa. Ibi ntibyaranze Uwayezu Jean Fidele. Gusezerwa n'ikipe ya Al Hilal Benghazi nibyo bintu byababaje Rayon cyane kurusha ibindi byose, ko yari isabwa gutsinda iyi ekipe yari yavuye Al Hilal Benghazi irongera izikurikiye Rayon Sport. Bahabya cyane ikipe Rayon Sport yari yaratsindiye umukino birangira iwutakaje. Ubu tuvugana iri ku mwanya wa kabiri, yatakaje igikombe cya shampiyona. Mu kiganiro gikomeye cyane Uwayezu Jean Fidele yaje kugira n'igitangazamakuru gikomeye, yaje kugaruka ku buzima bwe budasanzwe yagiye abamo mbere y'uko ajya mu kipe Rayon Sport nk'umuperezida wayo mushya. Nibyo kuko yahoze ari umusirikare bamwita Lieutenant Uwayezu Jean Fidele, n'umwe mu basirikare bakomeye cyane babaye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Impamvu ya mbere y'ibanze yabiteye kuba yaza mu gisirikare cy'u Rwanda ari uko ngo bamufunzeho musiza nyamara ibintu by'ubwoko ndetse azira ubusa. Muzi ko hariya mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane niho byakomeraga cyane, ndetse biza no kugera muri football muri rusange, aho abakinnyi bagiye banasiga ubuzima. Bityo rero ku baturage byari ibindi bindi batuye mu duce dutandukanye two mu Rwanda, kuko uyu wari umugambi ngo wanogejwe neza ndetse unaza gushyirwa mu bikorwa mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ndetse byavugaga ko hari abasirikare ngo bafashe intwaro bakajya mu gihugu cya Uganda, aho ngo baje gutabara iki gihugu cy'u Rwanda kirimo kumenekamo amaraso. Uwayezu Jean Fidele nawe yari abarimo nk'uko yakomeje abitangaza. Ikiganiro gikomeye yakomeje kugirana n'ikitangazamakuru, yemeza neza ko byari bigoye kugeza muri Rayon Sport, akaba ari umwe mu badashidikanywaho kubera ubumuntu agira, by'umwihariko nko kuba atakwijanika mu bikorwa bya hato na hato byo kugura imikino n'ibindi. Byamuranze gukoresha fairness, ndetse mu by'ukuri ubona ko ikipe Rayon Sport yigejeje ahantu heza. Management ifite kugeza ubu ni ekipe iteye imbere iyobowe na Uwayezu Jean Fidele. Mu gihe bamupingaga bavuga ko n'amafaranga agira, ndetse bavuga ko nk'ikipe ya Rayon Sport yabo bagiye kuyimanura, ariko ngakavuye yaragaciye abantu ndetse abafana bagenda bamugarukaho ndetse baramukomera amashyi.